urabura iki ngo wakire kugirirwa neza n'Imana? Pawulo yinginga Abaroma arababwira ngo ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu y'ibitambo ku Uwiteka, ibi bitambo byera kandi bizima bishimwa n'Imana. Ikintu cya mbere ni ugutanga umubiri wawe y'igitambo ku Uwiteka. Mu yandi magambo, gira ibintu ureka. Mu yandi magambo, gira ibintu usiga inyuma. Mu yandi magambo, kugira ngo wakire ineza y'Imana. Muraho, twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu ni wa mwanya mwiza tugiraho kuganira n'Imana binyuze mu ijambo hano ku byiringiro by'abera. Ni ibintu byiza, ni ibintu by'umumaro kubana namwe. Turashimira wowe ukomeza kudukurikira, mwebwe mukomeza kudutera inkunga uko bukeye n'uko bwije, mutwereka ko muri kumwe natwe. Ni ibintu byiza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, kandi tunabinginga ngo mukomeze mukore share, mukande subscribe, kugira ngo ibiganiro cyangwa se ijambo ry'Imana rikomeza kunyura hano ku byiringiro by'abera TV, ujye urushaho kugenda aya makuru akugeraho neza nk'uko bikwiriye. Ni mwene so rero musangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo, Hakizimana Elia nk'uko bisanzwe. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Hanyuma rero reka mwinginge dutegure imitima yacu, hanyuma twiyegereze Imana muri aka kanya keza iduhaye kugira ngo tuganire nayo binyuze mu ijambo. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Mana nziza, Imana igira neza, Imana y'urukundo, turagushimiye ko wongeye kuduha uyu munsi wa none. Izi ni itariki 19 z'ukwezi kwa 12. Turagushimiye ko kuva mu kwa mbere ukageza muri uku kwezi, turagushimiye ko wabanye natwe, waturinze ibyago n'amakuba. Ntabwo ari uko twakiranutse kuruta abandi, ntabwo ari uko twari beza, nta nubwo ari uko mwami hari ikiguzi twatanze, ahubwo ni ukubera imbabazi n'urukundo byawe. Hanyuma uyu ni wa mwanya mwiza tugira wo kuganira nawe binyuze mu ijambo. Nyemerera iri jambo mwami tugiye kuganira, nyemerera rikore impinduka, nyemerera rihindura amateka y'abantu benshi, nyemerera rihindure abantu bamwe, abantu bave mu byaha, abantu bahindurirwa amateka, abantu baze bitabe Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abantu baremerewe, abantu bashavuye, abo bose baruhurwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu mwanya turaguhamagaye bundi bushya muri iri jambo Uwiteka urikoreremo mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'abadayimoni, ibitavuga Imana byose tubitesheje agaciro ku buzima bwacu, ahubwo uganze mu mitima yacu. Urakoze kubyumvise, kandi urakoze kubikoze, kandi urakoze kuturemeye umunsi mwiza, ndetse uturemeye n'ukwezi kwiza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana y'amahoro ibaha umugisha. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Luka ibice 18. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Luka ibice 18, umurongo wa 40 ndetse na 42. Twumve icy'Imana Data itubwira muri uyu mwanya. Ijambo riravuze ngo Yesu arahagarara ategeka ko bayimuzanira. Igeze bugufi
arayibaza ati urashaka ko nkugirira nte? Iti databuja ndashaka guhumuka. 42 haravuze ngo Yesu arayibwira ati humuka kwizera kwawe kuragukijije. Kadusubiremo, ijambo ry'Imana riravuze ngo Yesu arahagarara ategeka ko bayimuzanira. Igeze bugufi arayibaza ati urashaka ko nkugirira nte? Iti data buja ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati humuka kwizera kwawe kuragukijije. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Nkuzaniye ijambo nkubwira ngo hari umucunguzi wawe uri bugufi. Nubwo ureba ukabona ubuzima byanze cyangwa se ukabona nta shusho bifite cyangwa se ukabona ntabwo bikunda, ariko ndakubwiye ngo hari umucunguzi wawe uri bugufi. Uko byagenda kose uku kwezi kwa 12 twitegura iminsi mikuru, twitegura ivuka rya Yesu. Mwene data unkurikiye, ndakubwiye ngo hari umucunguzi wawe uri bugufi. Nubwo ureba ukabona ibintu byanze, ariko hari umucunguzi wawe uri bugufi. Uri kubona ibintu wabiburiye isura, uri kubona ukabona ibintu ntibishoboka, ariko dushimiye Imana ko igifata ntibishoboka y'abantu igakuramo birashoboka. Rero ntiwihebe kandi ntuheranwe n'amaganya. Hari umucunguzi wawe uri bugufi. Imana itugirire neza kandi Imana itwishimire. Muririmbyi w'isi yararirimbye aravuga ngo ntacyo twatanze ngo dukunde turame, n'abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo, kuko nawanga kuramuka. Umva, turi muri uku kwezi kwa 12, ndakwingingira ngo ubone ineza y'Imana. Kuva mu kwezi kwa mbere hari aho Imana yabanye na, ukageza mu kwezi kwa 2 hari aho Imana yakurindiye. Hari ibintu bitandukanye Imana yagusimbukije muri ayo mezi yose. Ntabwo ari uko ibibazo bitabaye muri ayo mezi yose, ntabwo ari uko intambara zitabaye muri ayo mezi yose, ntabwo ari uko abaroga bataroze, ahubwo umuririmbyi aririmbye guki, araririmbye aravuga ngo ntacyo twatanze ngo dukunde turame. Oya, ntacyo watanze ku Mana. Bavuga ngo n'abantu batagize ayo mahirwe nabo ntabwo ari uko ari ku bwabo. Imana ishimwe kandi Imana itugirira neza. None ugejeje muri uku kwezi kwa 12, ndagira ngo ngutangarize yuko nubwo hari ibintu bitagaragara, upfa kuba ugihumeka umwuka w'abazima, kuko hari abantu babyifuje ariko uyu mwanya wa none bikaba bitabakundiye. Hari abantu babyifuzaga ariko kubera iyi si y'umubi n'umubiri ntabwo yigize ibakundira. Hari abantu babishakaga ariko kubera iyi si y'umubi n'umubiri ntabwo yigize ibakundira. Rero ihangane gato, yongera ugirire Imana icyizere. Kuba ugejeje ku kwezi kwa 12 ukiriho ntabwo ari uko hari icyo watanze ku Mana, ahubwo garura Imana icyizere. Haleluya. Imana itugirire neza kandi Imana itugarukeho. Kuba abandi bapfuye ugasigara ni imbabazi z'Imana.
kuba hari abamanitse amaguru sehashika, izo ni imbabazi z'Imana. wowe ntacyo watanze aka kanya kugira ngo ube ugihumeka uwo mwuka uhumeka. ndagira ngo ngutangarize yuko ubwo buzima ufite, ubwo buzima nicyo gishoro cya mbere. rero ntacyo watanze kugira ngo ube ukibufite aka kanya, ahubwo ni ukubera imbabazi n'urukundo rw'Imana. rero mu bibazo ufite, mu kaga uhagazemo, mu marira uri kurira, ndakwingingira ngo wongere ugarurire Imana icyizere, wongere uhe umwanya Imana, wongere wiyumve, wongere ugirane ubusabane n'Imana, kuko muri uku kwezi kwa 12 Imana ikugiriye neza, Imana iragutabaye, kandi Imana ikugarukeho. Haleluya! mwene data, Imana ikugarukeho, Imana ikugirire neza, Imana ikwiyereke mu bundi buryo, wongere ubane n'Imana bundi bushya, imbaraga z'Imana zikugarukeho mu izina rya Yesu Kristo. ukwiriye Noheri nk'abandi, ukwiriye umunsi mukuru nk'abandi, ukwiriye ineza y'Imana nk'abandi, ukwiriye ibyiza byose nk'abandi. nta mpamvu ukwiriye kugarukwaho n'Imana bundi bushya. Imana itugirire neza. urabura iki ngo wakire ineza y'Imana? urabura iki ngo wakire igitangaza cy'Imana? urabura iki ngo wakire kugirirwa neza n'Imana? Pawulo yinginga Abaroma, arababwira ngo ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu y'ibitambo ku Uwiteka, ibi bitambo byera kandi bizima bishimwa n'Imana. ikintu cya mbere ni ugutanga umubiri wawe y'igitambo ku Uwiteka. mu yandi magambo, gira ibintu ureka, mu yandi magambo gira ibintu usiga inyuma, mu yandi magambo kugira ngo wakire ineza y'Imana, kugira ngo wakire umugisha w'Imana, ukwiriye kugira ibintu ugomba kureka. reka ibyaha, va mu byaha, winginga Imana muri uyu mwaka utararangira yongere ikugarukeho. Imana y'abera, Imana y'amahoro, Imana ifite kugira neza kwinshi, yongere igutabare mu izina rya Yesu. Imana ikugaruke bundi bushya. Haleluya! Imana yongere iguha imbaraga muri uku kwezi kwa 12. Imana y'amahoro yongere igutabara. Pawulo abwira Abatesalonike, arababwira ngo umva, Imana yacu ni Imana y'amahoro. mu yandi magambo, hari n'Imana zitari iz'amahoro. ijambo rikambwira ngo iki? kambwira ngo izi Mana ntabwo zumva. umva, nubwo zifite amatwi ariko ntabwo zumva. ni Imana usenga ukikebagura ariko ntizikumve. kabiri, ijambo rirambwira ngo ni Imana zitabona, nubwo zifite amaso ariko ntabwo zireba. gatatu, aravuga ngo ni Imana banika, bakazanika ku zuba, ariko imvura iyo igiye kugwa izi Mana barazanura. mu yandi magambo, nta garanti izi Mana zigira. mu yandi magambo, ntabwo izi Mana zikora. mu yandi magambo, ntabwo izi Mana zumva. ravuga ngo kandi bamwe n'Imana bagendana, abacuruzi bakazicururizaho, abakora akazi runaka bakazikoreraho,
izi ni imana zitari iz'amahoro, ariko hashimwe imana yacu ko ari imana y'amahoro. Ni imana tubwira ikatwumva, ni imana ijya imenya agahinda kacu, ni imana imenya amarira waraye urira, ni imana imenya ubushomeri bwawe, ni imana ikuzi wese. Iyi mana y'amahoro ni imana ijya ibasha gufata imbaraga z'abarozi ikazitesha agaciro. Iyi mana y'amahoro ni imana ijya ibasha gufata imbaraga z'amahembe, izi mbaraga ikaziburizamo, kuko ari imana yumva gusenga kwawe. Imana ikugirire neza. Ntabwo nzi ikibazo ufite, ntabwo nzi agahinda ufite, ntabwo nzi ibyago urimo, ntabwo nzi igihe umaze uhagaze muri ubwo burwayi, ntabwo nzi igihe umaze urugo rukurembeje, ntabwo nzi igihe umaze abantu abazima babi bakugendaho, ntabwo nzi igihe umaze abarozi bakugenza, ntabwo nzi igihe umaze uri mu buzima bw'ubushomeri, ntabwo nzi igihe umaze uri kwizengurukaho, ntabwo nzi igihe umaze, ariko ijambo riravuze ngo hari umucunguzi wa bugufi. Imana ikugarukeho mu izina rya Yesu. Umva, hari umucunguzi wa bugufi uri muri ibyo bibazo, hari umucunguzi uri bugufi uri muri ako kazi umaze kurambirwa, hari umucunguzi wa bugufi uri muri ubwo burwayi bumaze igihe kirekire, hari umucunguzi wa bugufi. Haleluya, Imana itugirire neza. Hari umucunguzi wa bugufi. Dusomye ijambo ryiza rivuga ku nkuru zo Yesu ahumura impumyi. Amen. Amateka avuze ngo iki? Yavuze ngo uyu muntu nubwo yaje kuba impumyi, ariko avutse ari muzima, avutse ari umwana nk'abana, akora imirimo y'amaboko ye. Uyu muntu aratunga, uyu muntu agira inshuti nyinshi, uyu muntu aba mu buzima bwiza, uyu muntu yibeshaho, uyu muntu arakora biramuhira, ariko igihe kiragera. Haleluya. Wowe uneze amatwi muri aka kanya, cyangwa se uri ku byiringiro by'Abera TV, nawe ubwawe uriyizi. Nubwo utarambura ukuboko ngo bigaragare, nubwo utarambura ikiganza ngo ibi bintu bigaragare fizikali, nawe hari ubuzima urimo, ariko ubu buzima wabureba ugasanga bumeze nko gusabiriza. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo hari umucunguzi wawe uri bugufi. Nkundira wumvira ijambo, hari umucunguzi uri bugufi, ari we Yesu. Imana ishimwe. Oya, hari ubuzima urimo, ariko waburiye ishusho. Hari ukuri kureba kabona igihe cyageze. Amadeni ufite uri kureba ukabona igihe cyageze. Kredi ya banki ufite uri kureba ukabona igihe cyageze. Uburwayi uhagazemo uri kureba ukabona ugiye kuva mu mubiri. Ariko nagira ngo nkubwire, hari umucunguzi wa bugufi. Haleluya. Hari umucunguzi wa bugufi. Ngo hanyuma uyu muntu waje kuba impumyi aravuka, igihe kiragera abaho neza nk'abantu. Ngo ari mu muhanda ari kumwe n'izindi nshuti barimo baratembera,
ngo hatera umuyaga wa serwakira. Uyu muyaga utere ngo usanga ngo abantu bari kumwe n'uyu waje kuba impumyi, usanga ngo aba bantu baba bafite imyitero. Nagira ngo nkubwire, hari abantu muri kumwe ariko bafite imyitero, abantu mugendana ariko bafite imyitero. Uyu muntu uzamubwirwa n'iki? Uyu muntu muzagendana, mwese muzambarana ubusa, ariko uyu muntu kuko afite umwitero, ufite umuntu uzakora, uzagira ikintu akora, uyu muntu amwambike. Uyu muntu muri kumwe afite umwitero. Uyu muntu muzadepozanya mu kazi, ariko kuko afite umuntu umusunika, uyu muntu azabona akazi kuko yabonye gisunika. Uyu muntu afite umwitero. Haleluya! Uyu muntu afite iki? Afite umwitero. Ariko hashimwe Imana ko dufite umwitero ari we Yesu Kristo. Nubwo tudafite imyitero y'abandi, ariko dufite umwitero ari we Yesu Kristo. Mama, nakubwiraga ngo wari umucunguzi wa bugufi. Uri kunyumva uri mu isoko runaka, hari umucunguzi wa bugufi. Ukurikiye ibyiringiro by'Abera TV, uri muri biro yawe, hari umucunguzi wa bugufi. Ku buzima bwawe hari ibintu uri kureba ukabona urabihaze, ukabona wabiburiye ishusho, ukabona wabiburiye icyerekezo, ariko uko byagenda kose hari umucunguzi wa bugufi. Ngo hanyuma uyu muyaga uratera, iyi serwakira iratera, ngo aba bantu bose, aba bafite imyitero, ngo barangije ngo bafate imyitero yabo bikingira mu maso. Ariko uyu waje kuba impumyi aza kugira ikibazo cy'uko nta myitero afite, ariko nubwo nta myitero yari afite, dushimiye Imana afite umucunguzi wa bugufi. Ngo wa muyaga uteye, serwakira izamutse, ngagerageza gufata ikiganza ngo yikingira mu maso, ariko biranga bibi by'ubusa. Imyanda yose, ibiti n'amabuye, imicanga birazamuka byirunda muri ya maso. Guhera ako kanya, haleluya, guhera ako kanya, guhera uwo mwanya, uyu muntu ahindutse impumyi. Muntu wari wibeshejeho, muntu wari witunze, muntu wagaragaraga neza muri karitsiye, yari we ntangarugero muri karitsiye, yari igirangirire, yari igitangaza muba. Ariko kuko igihe kimugezeho, kuko igihe kimusohoreyeho, uyu muntu abaye impumyi. Ndagira ngo nkubwire, umva, hari ukuntu wari umeze, ariko igihe cyakugezeho, umva, wabashaga no kwishyurira iyo nzu, ukabasha kurya neza, ukabasha kwambara neza, ariko kuko igihe kikugezeho uranze ubaye impumyi. Ihangane, hanganira ubwo buzima, hanganira ibyo bibazo, hanganira ubwo bushome, hangana uko gutukwa, hanganira uko kurogwa. Hari umucunguzi wa bugufi. Mana itugirire neza. Uyu muntu, uyu muvandimwe abaye impumyi. Abantu bari kumwe nawe, muririmbyi w'isi yararirimba uvuga ngo abantu iyo ukize baraza, abantu iyo ukize baraza. Ariko niyo ibintu bigiye, aba bantu bajyana nabyo. Ariko Imana ishimwe ko dusigarana umucunguzi wacu ari we Yesu. Uku kwezi kwa 12, mucunguzi wa bugufi wawe arahari, ngakugirira neza,
araje ngo gutabara. Aba bantu ngo bahise bafata iyi mpumyi ngo barayijyana, bayiha ubufasha bumwe gusa, ngo barayijyana bayerekeza ku nzira, ngo bayigejeje ku nzira ngo bayitereka aho ngaho, hanyuma barigendera. Nagira ngo nkubwire, nubwo abantu bagusize, nubwo abantu bagutaye, nubwo abantu bakuretse, ariko bagutaye bagusize mu cyerekezo Yesu azacamo kugira ngo utabare. Aba bantu nubwo bakuretse, ariko bakurekeye muri pozisiyo Yesu azacamo aje kugutabara. Ihangane wambara ubusa, ihangane urire, ihangane bakuvuge, nubwo bari kukuvuga ariko uri muri pozisiyo Yesu azacamo aje kugutabara. Aba bantu barakuretse, ariko bakurekeye aho Yesu aza. Aba bantu baragutaye, ariko bagutaye mu mugambi Yesu afite. Rero bareke, ni igihe cyabo. Bareke bakuvuge, ni igihe cyabo. Bareke bakugenze, ni igihe cyabo. Uri muri korari, bareke bakugenze, ni igihe cyabo. Uri mu murimo w'Imana, bareke bakugenze, ni igihe cyabo. Uri mu ivugabutumwa, bareke bakugenze, ni igihe cyabo. Uri ahantu hose uri, bareke bakugenze, ni igihe cyabo. Igihe cy'Imana kirageze, igihe cy'Imana kirageze ku buzima bwawe, igihe cy'Imana kirageze. Ihanganira ibibazo urimo, igihe cy'Imana kirageze. Muri uku kwezi kwa 12 byihanganire, igihe cy'Imana kirageze. Imana ishimwe. Aba bantu baramuta. Umuntu wari witunze ako kanya atunzwe no gusabiriza, abaho mu buzima bwo gusabiriza, arasabiriza. Yari yibeshejeho, yari yitunze, ariko kuko igihe kimugereyeho, kuko iyi si idasakaye, kuko iyi si itarobanura, kuko igihe kimugezeho, isi n'umubiri biranze bimusohoreyeho. Igihe kikugezeho, abantu baragutaye. Uyu muntu atunzwe no gusabiriza. Imana itugirire neza. Ariko nubwo ari gusabiriza, ariko nubwo abayeho nabi, ariko nubwo igihe kimugezeho, hari umucunguzi wa bugufi, hari umucunguzi Yesu, hari umurengezi we mu izina rya Yesu. Ngo ako kanya, ngo Yesu n'abigishwa ngo berekeza i Yeriko, ngo baragenda, ngo bageze ku iyi nzira uyu muntu ariho ari gusabiriza, ngo bamutambukaho, ngo bageze imbere. Iyi mpumyi yumva hari izindi mbaraga, yumva hari umuntu udasanzwe uciye aha. Iyi mpumyi yumva hari umuntu ukomeye, yumva hari imbaraga, yumva ibintu biratse. Ndagira ngo nkubwire, mu kibazo cyawe, mu marira uri kurira, inginga Imana, wongera wumva izindi mbaraga, wongera ukurura Imana, wikurura Imana mu bibazo uhagazemo aka kanya. Ahubwo izera Imana yabanye nawe cyagiye uri kwiseta kwa muganga. Ibuka Imana yakurinze impanuka, ibuka Imana yakurengeye cyagiye. Aka kanya uyigarura icyizere, ngo hanyuma
uyu muntu yumva hari izindi mbaraga ngo arangije abazi ibyo ari byo. umva bazi ibyo ari byo, bazi ibyo ari byo, uri imbere y'Imana bazi ibyo ari byo, ngo abazi ibyo ari byo. baramubwira ngo ni Yesu wa wundi w'i Nazareti uhise hano ngo arataka cyane, aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. haleluya. arataka atabaza Imana, tabaza Yesu, aravuga ngo mbabarira. ngo ariko bagerageza kumucecekera. ndagira ngo abantu ntabwo bemera kuvuga, ariko uko byagenda kose hari umucunguzi wawe uri bugufi. ngo ariko Yesu agezaho ngo arahagarara. umva, Yesu nagera ku kibazo cya Yesu ahagarara. mu kazi kawe Yesu ahagarare, mu rugo rwawe Yesu ahagarare, uri mu bana bawe Yesu ahagarare. ngo Yesu arahagarara, ngo arangije arategeka, aravuga ngo nimumunzanire, munzanire uwo muntu. ngo ategeka ko bayimuzanira. Yesu ahagarare mu rugo rwawe, narangiza kuhagarara ategeke mu izina rya Yesu. ngo ako kanya ngo baragenda ngo bamuzanire impumyi. ngo igeze bugufi arayibaza ngo urashaka ko nkugirirana? muri uyu mwaka utari warangira urashaka ko Yesu akugirira ute? muri uku kwezi kwa 12 urashaka ko Yesu akugirira ute? muri iyi minsi ya Noheli urashaka ko Yesu akugirira ute? kwezi kwa 12 kutarashira urashaka ko Imana ikugirira ute? arangije aramubwira ngo databuja ndashaka guhumuka, ndashaka akazi, ndashaka kubaho neza, ndashaka kuva mu bushomeri, ndashaka gucuruza nk'aba, ndashaka inzu yanjye nk'aba, ndashaka ubuzima bwiza, ndashaka kwiga neza, ndashaka. hari ikintu ushaka uku kwezi kwa 12, gira icyo usaba Yesu, gira icyo winginga Imana igutabare mu izina rya Yesu. haleluya. urashaka ko Yesu akugirira ute? aramubwira ngo ndashaka guhumuka. aramubwira ngo humuka, kwizera kwawe kuragukijije. mu yandi magambo, gira kwizera, gira kwizera. wowe uri kunyumva, wowe udukurikiye ku byiringiro by'abera, gira kwizera, gira kwizera Imana. Saduraka, Meshaki na Abedenego bageze mu kibaya cy'Adu bagira kwizera, bahamya Imana yabo, babwira umwami Nebukadinezari, baramubwira ngo Imana yacu ibasha kudukiza, kandi nayo itadukiza ntabwo tubasha kubarara ibi bigirwamana. gira kwizera, deni yo kwizera, hanyuma yo kwizera Imana yagukora igitangaza. izera Imana yonyine, iringira Imana yonyine, Imana igukure muri ubwo buzima. izera Imana yonyine, Imana igukiza ubwo burwayi. izera Imana yonyine, Imana ikubakira urugo rwiza. izera Imana yonyine, izera Imana. Imana ibagirire neza. tugiye gusenga Imana, ariko wizera Imana, Imana igutabara, Imana igukuraho icyangiro, Imana igukuraho imbaraga z'amahembe,
Mana igukize ubwo burwayi, Mana iguha akazi, Mana ikugirire neza, Mana iguhere abana ubwenge. Gira kwizera kugera kuri standard cyangwa se kugera ku rwego Imana yururuka kaza mu kibazo cya Imana ije mu kibazo cya. Hari umucunguzi wawe uri bugufi, yiteguye kugukiza, yiteguye kuguhumura, yiteguye kukuvana muri ubwo buzima bubi, yiteguye kukurengera. Ingingo Imana igutaba. Urakoze muri uyu mwanya kuri Ibyiringiro by'Abera TV. Uyu mwarimu uri kumwe ni Hakizimana Elia, musangiye amahoro muri Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, Imana igutuza ahagutse, Imana yo mu ijuru ikurengere mu bibazo byawe ubona Imana. Reka dusenge Imana ariko ugumye kwagura umurimo w'Imana. Ukore share kandi subscribe kugira ngo ivugabutumwa cyangwa se umurimo w'Imana komeze kwaguka ku isi hose. Urakoze nubikora uko zaba ugize neza. Imana y'abera, Imana y'amahoro, Imana ya Sadurake, Meshake na Abedenego, Imana ya Yakobo, Imana ya Abrahamu, iyi Mana iguha umugisha. Wakoze, wagize neza. Imana y'abera ibane namwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.